kandi gushima Imana cyane kuko nabaye umukiranutsi wayo nkaba intungane nkaba umuziranenge bidaciye ku byo nakoze mbere najyaga nibaza uburyo umuntu ajya mu ijuru icyo yakora nkahora mpangayitse ariko ubu noneho mfite umutima utuje kubera ko namaze kumenya ko Yesu yapfiriye ibyaha byanjye byose nta na kimwe ansigiye ibyo bikaba bimpereza ibyiringiro cyangwa byanabimpaye ko ubugingo mbufite bugena nawe bugenaga ntabizi nkaba numva rero nta kintu gishobora kuncira urubanza kugira n'ibyaha kuko hari uwabyitangiye nta n'ubwo bamufite bwo kurimbuka Yesu yarimbutse ku bwanjye ntabwo yandimbura bwa kabiri kandi yari yarimbutse ku bwanjye ubwo rero amasaha nk'aya ngaya y'iki gitondo yo kubihamya ku mugaragaro n'abandi nyine babirebe ko ntashobora kuzasubira inyuma umuca inyuma nyine uwo nguwo wamvanduye ku byaha byanjye yo kubihamisha rero kubashyirwa kwa aya mazi menshi kugira ngo ribishyirane tugiranye nawe ko nta mutima uncira urubanza ngifite ko nta n'uwo nzigera ngira Imana ishimwe amashyi.